ikakuremera ibyishimo. Imana itugire neza. Icyo abantu bakuzi cyangwa se uko abantu bakuzi siko Imana ikuzi. Kandi icyo abantu bavuga ku buzima bwawe ntabwo aricyo kizasohora, ahubwo icyo Imana ivugana nawe, yavuganye nawe, nicyo kizasohora. Imana itugire neza. Imana twizeye ni Imana ishobora byose. Ntabwo ndibuze gutinda. Isuzuguriro, iguhe igisuzuguriro abanyegiputa bagusuzuguraga. Iyo ijambo rivuze ngo abanyegiputa ni abantu nyine batifuza iterambere ryawe, ni abantu batifuza waguka, ni abantu batifuza ibyiza ku buzima bwawe. Aba ni abanyegiputa. Ariko Imana avuze ngo iguhe icyo gisuzuguriro. Amagambo wavuzwe Imana yasibishije ibyikoze. Amen. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mwebwe mwahisemo kwibera hano kuri ahantu muba comfortable, cyangwa se ahantu mugira umunezero, ahantu uza ugafashwa warangiza ukisubirira mu itorero ryawe. Buri muntu mu itorero abo wejejwe muri yo. Aha ni Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Iyo bumaze guhinduka rero nta kindi cyita gikorwa, uhita ujya guhindura ubuzima bw'umuryango wawe, bagenzi bawe n'abandi bantu bagiye batandukanye. Uraho neza evangeliste prophète Janvier. Muraho neza Emi. Muraho. Ariko ndashaka, hari abantu yenda njya nibaza, ubu uyu munsi wa none twakwakira nka prophète. Ngewe maze iminsi nibaza, ngiye nkwita prophète cyangwa nkwita evangeliste cyangwa pasteur. Ujye unyita umwana w'Imana. Umwana w'Imana. Twakiye umwana w'Imana ku Ubumwe bw'Abera Ministries, agiye kutuganiza aho turi mu cyumweru cy'ibitangaza n'imirimo y'Imana. Turaza kumva ibyo umwuka yashize ku mutima we, ariko mbere ya byose reka nshimira abantu bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara ya Gatandatu y'Abadiaspora, abantu mwakoze subscribe kuri iyi channel yanyu Ubumwe bw'Abera Ministries, cyangwa se abantu mujya mudahwema kwakura umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista kuri nimero yo 0788554028, mbabwira yuko muri iyi minsi umubiri we ntabwo umeze neza, ararwaye, mukomeze munamusengere. Muri iyi minsi rero niyo mpamvu tugiye kubana n'abavuga butumwa muzagenda mubona. Uwa mbere harimo Eva cyangwa se umwana w'Imana Janvier. Imana rero bishimire cyane, ibindi umwami Imana tugirire neza. Janvier, ndakwakiye usenga Imana utugezaho icyo umwuka yashize ku mutima wawe. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye neza yawe ndetse n'ubuntu bwawe. Turagushimiye ko wabanye natwe iminsi yose itambutse. Turagushimiye buryo ki ukomeje kuturinda, kandi turahangaha turasabye kugira ngo urusheho kubana natwe, abaduteze amatwi, abatureba bagirire neza. Tubishima Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ikaze kandi urisanga Janvier. Murakoze cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa, igice cya 5 umurongo wa 9. Haravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa igirugari na bugingo n'ubu. Ndasubira muri mwe. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa igirugari na bugingo n'ubu. Niryo jambo
Imana iduhaye tugiye gusangira, kandi Imana irarikoreramo imirimo ikomeye. Aha Uwiteka abwiye Yosuwa wari uyoboye Abisiraheli, kuko Mose yaratakiriho. Hanyuma rero Yosuwa ni wari uyoboye Abisiraheli. Mu gice cya 3 Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo none ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli. Iyo Imana iguhamagaye ibana nawe, Imana iguhamagaye iragushyigikira, iyo Imana iguhamagaye irakurwanirira. Kandi Yosuwa yaraje aje gusimbura Mose. Imana yakoreshaga ibitangaza, ariko Yosuwa we yari umuntu w'umusirikare. Hanyuma rero Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo ndagukuza uyu munsi. Aha rero yarayoboye ubwoko bwa Isiraheli barimo bajya i Kanani, mu gihugu cy'amasezerano. Imana itugirire neza. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ngo none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Ndagira ngo tuvuge ku ijambo rivuga ngo Imana yacu igihindura amateka. Imana ihindura amateka. Nkunda kuvuga ngo Imana izinga amateka ikazingura andi. Hari igihe ufite amateka y'amarira, Imana ikazingura amateka y'ibishimo iyo guseka. Hari igihe ufite amateka y'ubugumba, Imana ikazinga amateka y'ubugumba ikaguha kubyara. Imana yacu dusenga ni Imana ikora, ni Imana ikomeye. Hari igihe abantu batakaza ibyiringiro, ariko ndagira nkubwire ngo Imana yacu niyo kwiringirwa ibihe byose. Imana itugire neza. Hariho n'igihe abantu bibwira ko Imana ari ibitangaza hashize, ariko n'uyu munsi Imana iracyakora ibitangaza. Ku bumwe bw'abera ministries ndagira mbabwire ngo Imana yacu iracyakora imirimo. Imana iracyakiza, Imana iracyatanga ubuzima, iracyatanga igatanga icyerekezo, igahumuriza abababaye. Imana itugire neza. Ijambo ryavuze ngo none mbakuyeho igisuzuguriro. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga igisuzuguriro. N'uburwayi bwaba igisuzuguriro, ubukene bwaba igisuzuguriro. Ariko Imana twiringiye, Imana twizeye, ni Imana ikuraho igisuzuguriro. Imana itugire neza. Iravuga ngo none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Reka nsobanure ijambo. Bavuye muri Egiputa, Imana ibavanishijeho amaboko yakomeye. Ariko nubwo bavuye muri Egiputa, aho bababariye, aho baririye, baraje barambutse Yorodani, ariko igisuzuguriro cyari kikibariho. Ariko bamaze kwambuka Yorodani, niho Imana ivuze ngo none mbakuyeho igisuzuguriro. Hari igihe wubaka urugo ariko afite igisuzuguriro. Hari igihe ujya mu kazi, ufite akazi wicaye muri biro, ariko igisuzuguriro kikuriho. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi wizere Imana, ni Imana ikuraho igisuzuguriro. Nubwo bari bavuye muri Egiputa, ariko bari bakiriho igisuzuguriro. Imana itugire neza. Hanyuma Imana avuga ngo uyu munsi mbakuyeho igisuzuguriro. Kandi ndagira nkwibutse ko aribwo Imana yabavanyeho kurya manu. Iyo Imana ikuvanyeho igisuzuguriro, uva mu buzima bwa manu. Imana itugirire neza. Icyo gihe Bibiliya avuga ngo barya ibigugu. Uwo munsi manu yongera kuboneka. Imana itugirire neza. Ndagira nkubwire ngo wowe uduteza amatwi, wowe udukurikiranye, ndagira nkubwire ngo ibyo ubona ko biteye ubwoba, Imana yacu irabishoboye. Hari ijambo mvuga ngo ibyo ucamo, ahantu urimo guca, si igisobanuro kigaragaza ko ibyo Imana yavuganye nawe bitazasohora. Hoya, niba uca ahantu hakomeye, niba uca uri mu bigeragezo, ntabwo bisobanuye ko ijambo Imana yavuganye nawe itazarisohoza. Kuba
urimo guca mu bikugerageza, kuba urimo guca mu buzima bukomeye, ntabwo bivanyeho icyo Imana yavuze. Ndagira nkubwire ngo ugire kwizera. Turi abagabo bo guhamya imbaraga z'Imana, turi abagabo bo guhamya gukomera kw'Imana. Imana yacu ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ibitangaza. Amena. N'ibitariho Imana ijya ibirema bikabaho. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo Imana twizeye ni Imana ihoza amarira, ni Imana ifata ibitari biriho bikabaho ikabirema. Imana itugire neza, ica inzira aho zitari. Uyu munsi wizere, ufatanye nanjye kwizera, uzamura igipimo cyo kwizera. Imana yavanye igisuzuguriro ku Bisiraheli, ibagirira neza, irabarengera, irabarwanirira. Imana itugire neza. Niko nawe Imana igiye kugirira neza, niko nawe Imana igiye kukurwanirira ukabona gukora kw'Imana. Urabona abantu bakuretse, urabona ibintu byose byanze, ariko nagira ngo utangarize ngo Imana twizeye ni Imana ishobora byose. Aho ngaho wabonaga ko nta nzira, ni Imana igiye guca inzira. Nshuti yanjye, Imana y'amahoro ikugirire neza. Iyo turebye ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6, nahabonye ijambo ryiza cyane rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka. Ndagira nkubwire ngo Imana igihaguruka ku muntu wayo. Imana irahagurutse. Ndagira nkubwire ngo Imana irahagurutse ku buzima bwawe. Wowe wategereje Imana, ukubaha Imana, ugakorera Imana mu buzima bwawe bwose, ndagira nkubwire ngo Imana ihagurutse ku buzima bwawe. Imana ihagurutse ku buzima bwawe kukugirira neza. Imana itugire neza. Imana ngo ndahagurutse ndashira mu mahoro. Imana igishyira umuntu mu mahoro, ikakuremera amahoro, ikakuremera ibyishimo. Imana itugire neza. Icyo abantu bakuzi cyangwa se uko abantu bakuzi siko Imana ikuzi. Kandi icyo abantu bavuga ku buzima bwawe ntabwo aricyo kizasohora, ahubwo icyo Imana ivugana nawe, yavuganye nawe, nicyo kizasohora. Imana itugire neza. Imana twizeye ni Imana ishobora byose. Ntabwo ndibuze gutinda, ariko ndagira nkubwire ngo subirana ibyiringiro, wizere Imana, subirana kwizera. Imana itugirire neza. Wizere ko Imana aho wicaye, aho uhagaze, aho uri, aho muri ibyo bihe urimo, Imana yakuvana aho ngaho. Imana itugire neza. Hari igihe amaboko y'abantu ananirwa, ariko amaboko y'Imana akaba ari yakora ku buzima bwacu. Nkunda kuvuga ngo imbaraga z'abantu zinaniwe, iz'Imana niho zitangirira gukora. Aho abantu bananiwe, aho diplome zananiwe, aho amafaranga ananiwe, ya Imana igikora. Nshuti yanjye, Imana igikora. Ni Imana ikiza, ni Imana ikiza. Turabagabo kubihamya. Ni Imana ihoza amarira, ni Imana itanga urubyaro. Turabagabo kubihamya. Ni Imana itanga umugisha. Turabagabo kubihamya. Ni Imana itanga icyerekezo cy'ubuzima kikaboneka. Imana itugire neza. Did you help me? Ndumva hari umuntu Imana ivuganye nawe, warubuze icyerekezo, warubuze direction, warubuze uburyo, ariko Imana ikuremeye uburyo. Imana igushyiriyeho ubundi buryo. Imana igire mu bundi buryo, ikaburema. Ijambo ry'Imana rivuga ngo rega nzibyo nibwira nzabagira si ibibi ni byiza, kugira ngo mbari mu mutima ibyo muzabona hanyuma. Imana hari ibyo yibwire izakugirira, ntabwo ari bibi. Nshuti yanjye rero komera. Imana ivanaho igisuzuguriro. Sinzi hari igisuzuguriro cyari kikuriho cy'icyangiro, Imana igukuyeho icyangiro. Hari igisuzuguriro cy'ubukene, the heart for me, Imana igiye kugirira neza. Now over this breeze, Imana igiye guca inzira, igiye gukingura ku buzima bwawe, ibintu bigiye kwemera. Igisuzuguriro, nshuti yanjye, igisuzuguriro cyatuma umuntu abura ijambo. Igisuzuguriro cyatuma rwose umuntu abura agaciro. Ariko Imana yavuze ngo none, kandi ubifate ko ari uyu munsi, iravuze ngo none mbakuyeho igisuzuguriro. Ubyizere. Igisuzuguriro iyo cyaje, igisuzuguriro cyaje, abantu baragusuzugura, ariko Imana iguha icyubahiro, nutagari kukubaha arakubaha. Imana itugire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo gira kwizera kandi uhumure, haracyariho ibyiringiro.
yuko igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Ndagira ngo dusengane Imana ibagire neza. Haracyariho ibyiringiro nshuti yanjye, haracyariho ibyiringiro, komera izere. Haleluya, haleluya. Nkunda kuvuga ngo kandi jya wizerera Imana mu byo yakoze inyuma hariya. Hari ibyo Imana yakoze, voma y'imbaraga ugire kwizera. Yakoze ibya mbere izakora n'ibya kabiri. Buriya ukwiye kuvoma y'imbaraga, hanyuma icyo kigeragezo kiri imbere yawe ukagiha amateka yaho uturutse inyuma hariya. Kuko naravuze ngo imbaraga zinesha ibiri imbere tuzivoma inyuma mu by'Imana yakoze. Voma y'imbaraga. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisiraheli bamaze kwambuka Yorodani, Imana ibwira Mose ngo nafate 12 batoranye mu miryango 12 ya Isiraheli, hanyuma bajye muri Yorodani. Kandi abatambyi bari bagihagaze muri Yorodani bamaze kwambuka Abisiraheli ngo batoremo amabuye. Kubera iki? Ngo nibagera mu gihugu Imana bajyanyemo, kugira ngo abana bazavukirayo bataza amateka y'Imana yakoze yakoreye Abisiraheli. Ngo nibababaza bajye babaha amateka y'Imana yabakoreye. Mu yandi magambo, nibababaza bakababwira amateka y'Imana yabakoreye, ko yavanye muri Egiputa, ko yabahaye amazi mu butayu, ko yabagaburiye, ko yabarinze, yabambukije inyanja itukura, Yorodani, uko Imana yagiye bagira neza, nabo bijye bibatera kwizera Imana. Nawe rero voma imbaraga mu by'Imana yakoze inyuma hariya, wizere, wiringire ko nibiri imbere Imana izabikora. Mpawe iri jambo ry'ubuhanuzi uku kwezi rivuga ngo none mbakuyeho igisuzuguriro. Igisuzuguro cy'uburwayi, igisuzuguro cyo kudahabwa agaciro mu muryango, igisuzuguriro ugadepoza ariko ntubona akazi, ibyawe byose ukabona byari borotse, byarifunze, aho ugerageje gukomanga bikanga. The hand to me, ariko dore Imana igiye gukomangira. Izere. Kandi naravuze ngo icyo Imana ivuze gerageza kugishaka, uva aho Imana ivugiye ujya aho Imana igomba gukorera. Naho niba Imana ivuze ngo nkwaye umugisha w'imucu, genda nyine, genda ugerageze ubikore, genda ubigerageze. Wivuga ngo waragiyeyo rimwe biranga, jyayo ubwa kabiri. Wivuga ngo wakoreye perime bwa mbere biranga, subirayo. Wivuga ngo wararambagije bwa mbere biranga, subirayo. Imana iravuze ngo noneho yemeye kugendana nawe, kandi na holy truth igukuye icyo gisuzuguriro. Imana itugire neza. Imana iguhaye ijambo, iguhaye agaciro aho utari ufite agaciro. Dufite Imana ivuga kandi igasohoza. Dufite Imana y'amasezerano, kandi ni Imana irinda ijambo yavuze ubwayo. Imana iraririnda. Nkunda ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 31:4, haravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzabubakitse wa mwari wa Isiraheli. Ni ijambo rivuga ngo nzongera kukubaka. Ndagira nkubwiye ngo uku kwezi Imana igiye kukubaka, kandi nawe uraba wubakitse. Irakubaka mu buryo bw'umwuka spirituel, ndetse no mu buryo buri finance, mu buryo bw'ibifatika. Imana igiye kukubaka. Imana itugire neza. Warasenyutse, iminsi yaragusenye, ibihe biragusenya, kandi ubona uhagaze wenyine, ariko Imana ikuremeye abantu. Imana, hari abantu Imana yahishe ku buzima bwawe utaruzi, Imana izanye ku buzima bwawe kugira ngo basoze inzozi zawe. Imana y'amahoro itugire neza, kubera ko ibyo Imana yadusezeranije ibibitse mu bantu bayo. Ahubwo Imana igiye guhuza n'abantu bayo, kandi baje gukora icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe. Gira kwizera. Ndagira ngo uzamure igipimo cyo kwizera, hanyuma dufatanye gusenga Imana. Ndumva nije mu mwuka wo gusenga. Ahoro ibagire neza. Imana tuvuga ntago ari Imana y'amagambo nshuti zange. Dufite ubuhamya, dufite ibihamya by'Imana yacu ikora. Don't over with me. Ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda, Yesu aracyakora, Yesu arakiza. Ufite ibibyimba byo mu nda byaranze, indwara zananiranye, Yesu arazikiza. Ndi umugabo wo kubihamya. Nabibonye Imana ikiza kanseri, nabonye abo dusengera barwaye indwara zananiranye, Imana irabakiza. Nabonye dusengera abantu barwaye hepatite C na B, Imana irabikora. Byananiranye, hari igihe yes, Imana yatanze ubwenge mu badokiteri, mu baganga, kandi barakora, ariko hari igihe byanga, hagasigara imbaraga z'Imana. Aho rero twasenga Imana, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Twabonye Imana iyungurura amaraso, Imana igakiza. Twabonye Imana itanga urubyaro, ingumba zikabyara,
eshelora. Niyo mpamvu nkubwiye ngo mfite kwizera ubu nonaha ko hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Imana igiye kugirira neza, Imana ikugarutseho, Imana ikugarutseho. Ijambo ry'Imana uko rivuga nzakugarukaho, Imana itugire neza. Imana ikugarutseho, wabonaga nta buryo ariko Imana ikugarutseho. Imana itugire neza kandi Imana ikomeze kubana natwe. Wabonaga ibintu byose byaranze, wabonaga nta nzira nta miryango, ariko ndagira nkubwire ngo Imana dusenga ni Imana ishobora byose. Hari umuntu ufite ikibazo cy'imyanya y'ubuhumekero, nonaha mpawe n'umwuka w'Imana kumenya ko Imana ikugiriye neza. Hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bw'isereri idakira kandi warivuje, ariko nonaha mpawe kumenya ko Imana ikugiriye neza. Hari umuntu ufite ikibazo cyo guhora yishimagura, akumva arimo araribwa yishima uruhu rwe, ariko mpawe n'Imana kumenya ko Imana ikugiriye neza. Dore Imana ikuremeye amashimwe mashya. Hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu magufwa, ni kumva umva wowe Imana ikugiriye neza, kandi uzashima Imana, uzavuge gukomera kw'Imana. Imana y'amahoro itugire neza. Ndagira nkubwire ngo Imana itanze uburyo kandi Imana ikuhojeje amarira. Imana itugire neza. Satani yagushyizeho icyangiro, icyo cyangiro Imana imbwiye ngo igukuye icyo cyangiro. Umwanzi yakwatse icyo wari ufite, ndimo ndabibona byaranze, wowe urakora business bikanga, ariko Imana ikugiriye neza. Hari impapuro ugiye guhabwa zirasinywe, ibyo ni ibintu Imana igiye gukora, kandi nawe uzaba umutanga buhamya bw'ibyo Imana yakoze. Narimbwe ngo Imana none ibakuyeho igisuzuguriro, igukuyeho igisuzuguriro abanyegiputa bagusuzuguraga. Iyo ijambo rivuze ngo abanyegiputa ni abantu nyine batifuza iterambere ryawe, ni abantu batifuza waguka, ni abantu batifuza ibyiza ku buzima bwawe. Aba ni abanyegiputa, ariko Imana avuze ngo igukuye icyo gisuzuguriro. Amagambo wavuzwe Imana yasibishije ibyikoze. Amen. Ibyo wavuzweho Imana ibihanagurishije ikigiye gukora ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana niringiye ni Imana ikomeye, ni Imana ifite imbaraga, kandi haleluya. Wowe ufite umugisha, we turi kumwe hano kuri televiziyo, uri umunyamugisha, uri umuntu w'agaciro. Imana ikumera umugisha, kandi Imana igiye kurema amahoro mu mitima y'abantu bari mvuga bafite kwiheba. Imana itugire neza, ntabwo ugipfuye. Ejo bundi narimo nganira n'umukobwa mu mwaka wa 2020 yaje imbere yanjye arira cyane, ambwira ngo ubu nanjye niteguye ko umwaka wa 2020 tuwinjamo nanjye napfuye. Kubera iki? Bene wabo niko byagenze, ari barumuna bari basaza be, ari ababyeyi bose barakenyuka, ariko namubwira ngo mbibwirijwe n'umwuka w'Imana. Imana yambwiye ngo ntabwo uzapfa. Ejo muri twari kumwe 2023 aracyariho. Ndabyumva hari byari biguteye ubwoba, wabonaga umwijima imbere yawe ucuze, ariko najya nkubwire ngo izere kandi muri iri jambo ry'ubuhanuzi Imana ikugiriye neza. Ndagira ngo mfatanye nawe gusenga Imana y'amahoro ikugire neza, Imana ikurebe neza. Reka dusenge Imana. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu, ngushimiye imbabazi zawe ndetse n'ubuntu bwawe ndetse n'urukundo rwawe. Ngushimiye kuri mwiza kandi ubere mwiza abakwizera. Uri imbaraga zacu, uri agakiza kacu, urubuhungiro bwacu. Sengeye mwene data wari twari kumwe, sengeye umuvandimwe kugira ngo mugire neza, sengeye mushiki wacu kugira ngo mugire neza. Uyu mubyeyi ndamusengeye, umusore ndamusengeye, mwami mugirire neza, kandi umpaye iryo jambo rivuga ngo none umukuyeho igisuzuguriro. Urakoze kugize neza, uhinduye amateka y'ubuzima bwe, ari mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Yabonaga barriere imbere ye, ariko ndagushimiye kukuyeho barriere. Wabwiye kuri ngo nzakugenda imbere ahataringana mparinganize, nawe ugiye imbere ye uraharinganije. Ibyari bimeze nk'imisozi ubikuyeho. Sifa zako Bwana baya until no, ukuyeho ibyari bimeze nk'imisozi, byari bimeze nka barriere imbere ye, ubikuyeho mwami. Ndagushimiye ko bikoze kandi uhojeje amarira abariraga, utanze amashimwe mashya ku buzima bw'abantu bawe. Ndagushimiye ko bikoze, tubishimiye Imana mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibarebe neza. Amen. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Inimero dukoresha yacu ni 07826262
851. turabakunda. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza, murakoze. ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.